murabona ko rwose hano ibintu ari byiza cyane abantu bari kuvibinga amazi murabona hano turi kuri golf hotel ahantu heza cyane abantu babigisha koga bamwe na bamwe ababishaka bagiye mu mazi aba nabipimishije abandi bo bari kwinywera akantu rwose none tugiye kwegera hano ababyeyi mubona beza basa neza bazanye natwe kameramani adufashe yerekana ababyeyi bari kumwe natwe uyu mwanya ababyeyi babona basa neza rwose aba mama mumeze neza mumeze bo baratwitse dufite aka kanya aho zikari mwe mwatumye iyi show imera neza muratwika mukimanukira ndabona n'undi mama rwose aje ibintu ni sawa iyi trip mwayibonye gute ni flex ariko reka mbabwire tujye twemera hari igihe abantu bari abasirimu bikabagara muri kubona ukuntu muri abasirimu ubundi buri muri kubifiringa hari umuntu uri kunyisha wambaye rinete ari inyuma hariya n'agapfukamunwa reka banze yereka abanyarwanda please iyi ni ivukatv nk'uko mubizi kandi ntabwo abantu bajya bihisha mama tubabarire ntabwo urimo burasa neza pe kameramani mwegere ureba mama w'abasirimu ukuntu basa neza mwabyaye neza abana bo muri viziyo barasa neza reba bano bantu ukuntu basa neza kwibyara gutera ababyeyi neza turanezerewe cyane cyane kabisa urabona iyi gahunda yatweretse ko abana bacu bashoboye yego bashobora gutegura ibintu kandi bikagera no ku nyota yacu mwishimye twishimye twanezerewe cyane yego murumva ko ababyeyi twajyanye nabo nibyo byiza ko ujyana n'ababyeyi aho bitagenda neza bakagukosora ariko ibintu bikagenda neza kurushaho uyu munsi turi kumwe n'ababyeyi wenda buri mubyeyi yatwibwira kugira ngo dutangire ikiganiro noneho bimeze neza mama turakwakiriye kuri kamera zacu mane nitwa mama the boy ego mani ego mani ku mazina y'ababyeyi twumuhire rozine muri akaba mama reka abantu bose abamama bose mushyigikira abana banyu mu bikorwa bakora shout out ngo yitwa mama the boy kuki mama the boy bimeze gute the boy ni iki uze kumwegera umubaze mama ufite umwana witwa the boy ako kazina numva kanyirosheje bimeze gute batubwira urumva ukuntu bari kunkatira okay mama the boy arankatiye turakwakire nawe murakoze cyane yego ngewe uri hano ni tantine the boy Rwanda yego bikaba binteye ishema aka kanya ndimo amazina yanjye nitwa Ingabire Sumuta nkaba nejejwe no kubana n'uru rubyiruko nanjye ndi kumva nagabanyuye imyaka wow reka twegere wondo mbe net bimeze gute muraho neza ndi manager wa the boy ni manager wa the boy araya aha dore abantu bambaye net ni benshi twakiriye bimeze gute murakoze cyane ndabashimiye yego nanjye ndi umufanzi wa the boy yes nkaba nshima cyane kandi nkaba nkunda cyane kumotivating urubyiruko muri initiative cyangwa innovation cyangwa se ibikorwa baba bakora kugira ngo bagere ku iterambere nishimye cyane rero kuri iyi trip twakoze turi kumwe n'urubyiruko ubona ko dusa nkaho dukuze nubwo bajya bavuga ngo habaho ibintu bya peer pressure cyangwa se ngo hariho urungano rudahuza ariko twabonye ko byose bishoboka kuko twahujije turabona bari kwigisha ababyeyi bacu koga umwana wacu yamenye koga wow amazing kabisa imbaraga uyu munsi ni zero stress na France tugiye kuyivuga moi je pourrais français some avec anglais niba no stress murabona ko rwose kuba turi kumwe n'ababyeyi basa neza baduherekeza bakavuga ngo reka tubane na Rwanda Safari ndetse n'Ivukatv tubashyigikire n'abajene bacu ni ibintu biba bishimishije mama urabyumva gute ngo kuba mwashishikariza n'abandi babyeyi kuba byibuza baje bashyigikira abana babo ni ibintu bigaragaza yuko byibuza hari indi ntambwe iri guterwa mu gufasha abana ikintu cya mbere ni uguha abana kwisanzura ntunigane umwana ikintu ashoboye ahubwo ukamumuta kameramani aba bamama kabisa nibo nshaka gusa abandi ubaretse mu kintu yumva gifite iterambere kuri we udahatirije umwana
kubera ko hari igihe umuhatiriza mu kintu kitari muri mudu ye cyangwa atanashoboye kandi hari byinshi yakora byateza n'igihugu imbere. Rero murumva ko ababyeyi ari mwe mugomba gufata iya mbere mugashyigikira abana banyu kugira ngo ibintu bikomeze bigende neza. Twagira ngo noneho tubabaze, ese iki gitekerezo mwakigize gute kugira muvuge hagiye kuba trip tugiye kureka akazi, bamwe muri twebwe twumvaga mubivuga, byatangiye gute kugira mwumve ko mugomba kuza hano ku Karongi? Ni na kure cyane, abantu babye mushaka no bamwe twanabaye mufite n'abana, byagenze gute kugira mwiyumvishe n'icyo kintu? N'abandi mwavuga nta kibazo. Murakoze. Buriya rero natwe nubwo imyaka yigiyeyo ariko turi abambere mu iterambere. Twagerageje kubibona mu buryo mwageragezaga kwamamaza mu buryo butandukanye, za profile zanyu, za stati zanyu twarazikurikiye. Biduha gukuraho ya mvugo ngo nta myaka 100, ahubwo twebwe dushyigikira kuvuga ngo abana bacu tubahaye urubuga tukabashyigikira kandi tukajyanamo nabo, byazabaha kumara imyaka 1000, imyaka 100 mu byiza, kandi reba imbere nk'uko mubivuga kure cyane. Turabishimiye. Murakoze cyane. Mami, wowe bimeze gute uyu munsi? Urumva kuba waje gushyigikira twese abajene, natwe turacyari abajene, uri kumva muri wowe byishimo wenda wasangiza abanyarwanda ari bihe? Murakoze cyane, ndabashimiye cyane. Jewe nishimye cyane, birarenze kuko numva muri jewe narurasinze, nasunitse ibintu by'ama stress, nasunitse ibintu mbese uyu munsi ibintu by'Ikigali n'ubushyuhe, naje ku mazi gabanya ubushyuhe. Numva umuntu nageze mu muyaga mwiza, umwuka mwiza, umwuka urimo abantu. Urumva twari tumaze n'iminsi turi muri covid, abantu basa nkaho bari basa n'abakiri muri guma mu rugo, ariko noneho kubera ko igihugu cyacu kidufashije, igihugu cyacu kiri gushyigikira ko ibikorwa byongera gusubira mu buryo, niyo mpamvu nanjye uyu munsi numva nezerewe kuko ndi no mu gihugu gifite amahoro, umutekano. Niyo mpamvu rero nta kibazo mfite, ndumva nezerewe cyane, numva ko n'abandi bose bafite ibikorwa bishaka kugira ngo batere imbere. Tujye tuhora tubwira urubyiruko ngo nibihangire umurimo. Noneho nkatekereza ngo wayi umuntu watekereje kwihangira umurimo tutamushyigikira ngo tumuhe ingufu, kugira ngo ngiye menye izi event nazibonye kuri status, bigaragara yuko n'ikintu cya social media, ikintu cy'ikoranabuhanga nacyo ni ikintu kiryoshye gituma abantu bahererekanya amakuru. Urabona twamenyanye n'abantu tutari tuziranye, mbese cameraman yerekana abantu benshi hano barishimye cyane rwose. Twageze ku karwa k'amahoro, twageze aho bita kwa Napoleon, bwari ubwa mbere bageze. Ntabwo nari nzi ko Napoleon Bonaparte nubwo ari mu Bufaransa, ntabwo nari nzi ko afite n'amateka inaha. Urumva rero yuko twabonye inkende, urabona abantu hano baranezerewe, n'ibintu umutima wanjye numva nezerewe ku buryo nje ningera i Kigali nzagira kuraje zo kongera gukora. Tunashimira n'umukoresha wacu waduhaye n'uyu mwanya, ejo twareze akazi twagakoze igice kugira ngo dukorere igihugu n'ubundi ku iterambere, ariko nyuma ya saa sita tubwira ati nimugende namwe mukomeze mwinjoyinge, mugende namwe mu by'ubuzima, mugende mwongere mwenejatayizinge, mugarure ibintu by'imbaraga. Ibi bintu biba bikenewe, ni ibintu bikenewe kugira ngo abantu bateri nimara kuba feble ugenda ujya ahantu yongere ugaruke iri full refreshing. Kabisa ndabona ari sawa kabisa. Murumva ko abakoresha ndetse n'abakoreshwa ari ikintu kiba kigomba kubahwa, umukoresha kubaha uwakoresha ndetse n'umukoreshwa nawe akubahwa n'umukoresha. Mama, hari akantu wagiye kuvuga ngo kajyanye n'itariki ya mbere, urakibuka? Aha, ngo abantu bakurikiye ivukatv bahesho bimeze gute? Murakoze cyane, nongeye nanone kubashimira. Twari turiho tuvuga ko turi mu wundi muri ya minsi yo kwizihiza umunsi wo kwibohoza, kwibohora ku itariki ya mbere z'ukwa 10, niho twibuka cyane urugamba ingabo za RPF, ingabo ya FPR inkotanyi, ubwo twibuka cyane Fred Gisa Rwigema n'izindi ntwari bagenzi be bitangiye iki gihugu cyacu. Akaba ari nacyo nahoze nkomozaho ngo uretse dufite no kubera amahoro. Ari nayo mpamvu ibyiza nyaburanga tubona, uku gutembera,
gukomeza urubyiruko rushaka gukora byose tubiterwa kandi tubishyigikirwamo na nyakubahwa perezida wa repubulika wari uri nawe muri urwo rugamba rwo kubohora igihugu cyacu. Uyu munsi ejo rero tumanuka n'ubundi byari umunsi wo guserebura nyine iyi tariki ya 1 Ukwakira, dukomeza twibuka natwe tuvuga tuti turi mu gihugu gifite amahoro, natwe reka ubwo inkotanyi zihari ubwo zaduhaye kwibohora reka natwe tubyishimire, tureba ibyiza nyaburanga, dushyigikira n'urubyiruko, dutembera, dufata nk'uko nabihoze mbikubwira umwuka mushya, umuyaga mushyashya kugira ngo tufureshinga kugira ngo tuzamuke Kigali tuturuka Karongi dufite akanyamuneza n'ibyishimo, tugakomeza twisiza uyu munsi wo kwibohora itariki ya 1 z'Ukwacumi, nongera no kwifuriza abanyarwanda umunsi mwiza. Ndumva tukibirimo neza, dukomeze abanyarwanda dushyigikira urubyiruko, nabwo ni uburyo bwo kwibohora. Urubyiruko narwo gukomeza gukora, gutera imbere, kugira ngo n'ababohoye igihugu cyacu nicyo bashakaga kugira ngo bagereho. Ubu rero natwe turimo turabereka ko tubirimo kandi nyine dukomeje kubiha agaciro. Murakoze cyane. Aravuze ngo kuba ibi byose tubikora nuko hari abemeye kuhavunikira no kuhababarira kugira ngo uyu munsi tube tumerewe neza. Tunashimira ingabo z'igihugu n'inkotanyi zadufashije kuba uyu munsi dukora ubukerarugendo mu mihanda myiza nta nkomyi ntaki, ni ikintu cyiza. Urabivugaho iki kuba iyi gahunda y'ubukerarugendo aho tujya gutembera hose umutekano ari cyo kintu cya mbere ndetse ubona ko igihugu cyacu gifite, wowe ibyo bintu bifata gute? Murakoze cyane, iyo ni ingingo y'ingenzi iyo tunayibwira urubyiruko. Urebye abenshi turi kumwe hano, uramutse urebye uwo mwaka w'1990 aba bana benshi ntabwo bari bariho, ariko duhari kugira ngo tubabwire amateka. Kandi ikindi kiyongeraho ni ukubabwira yuko ari bo ngabo, ari bo bazabohora, ari bo ntwari z'ejo hazaza dushaka. Urubyiruko rero iyo urushaka ni muri urwo rwego rw'uru rugendo twakoze, ubasanga mu buzima bwabo busanzwe, ukabasanga mu modoka nka gutya tunezerewe turi mu muziki, ukabasanga muri camping aho twaraye mu munezero, ukabasanga ku muriro rayitingi aho twaraye twagize igitaramo cyiza nimugoroba, ukabasanga mu mazi aho tuvuye bari koga. Ariko twari turi muri ibyo byose tubibutsa ko iyo tariki ari itariki y'umunezero, tubereka ko bitizana. Icyo nzi mu buzima kizana n'ibyago, ibindi byose biraharanirwa. Amahoro turayashima, urubyiruko rwayabonye rurayanezererwa, twifatanyije nabo tubereka ko gusaza ari mu mutwe, iyo ibintu wabyishyizemo birakoreka. Nabo rero ntibagasaze, ya myaka myinshi tubifuriza ikomeze kandi igende neza, kandi ibyo byose babikore mu butwari, babikore mu mahoro. Amahoro araharanirwa, ntabwo ari ibintu byizana, ni ukuvuga ngo nibo ubwabo bo kubaka ayo mahoro, nibo ubwabo bo kuturindira umutekano mu gihe tuzaba tugeze mu zabukuru. Ubwo rero ni ubutumwa turi kubaha, turabasaba kuba intwari, turabasaba kuba ingabo, kandi ibyo byose tukabikora mu kwidagadura, tukabikora mu munezero. Murakoze, Imana iduhane umugisha. Amen. Murumva ko ababyeyi ari bo bantu ba mbere bari gufata abana babo ndetse mu mugongo cyangwa mu bitugu kugira ngo batere imbere, kugira ngo n'imvuna urubyiruko turi gucamo wenda zimwe na zimwe kugira dutere imbere babe bari kumwe natwe. Murumva byanga byakunda iyo uri kumwe n'umubyeyi, hari ibibazo byinshi utahura nabyo muri kumwe nabo. Dutekereza ko ari ikintu kiri gukomeza gufasha abajene kuba twatera imbere, dushishikariza n'abandi babyeyi bose gukomeza kuba iruhande rw'abana babo mu byo bakora, mu mirimo yose bakora. Ni n'iri somo uyu munsi twagira ngo ku munsi wo kwibohora ejo nibwo twahagurutse tujya i Karongi, tujya gusereburatinga, tujyana n'ababyeyi baraye batuganiriza ku bijyanye n'umuco ndetse no kugira ngo dukomeze twubake u Rwanda rw'ejo ruzira umuze. Abanyarwanda rero mukurikira ivukatv, turari ku bwanyu kugira ngo niba ubukerarugendo ndetse n'ibindi bikomeze bigende neza, ariko dushyigikirwemo n'ingeri zose, ababyeyi, abakuru b'ibihugu, yaba abaroko n'abandi bose bakomeze kudufasha. Ndabona hari undi mumama nawe undi iruhande rwose, ndagira ngo nawe agire ikintu avuga
mama imeze gute sawa ariko noneho Rinette uyu mama kabisa urabona cameraman sa nkaho guru kubanza umwatse ko ariko uranaka uri kubibona ntago nabibonye nabyo wabonye ubwo ninjye ubibonye ariko ubwo bitugura akantu urabona hatahiye se hahiye cyane hahiye ko mvugira ngo hahiye ko utabivuga se ntago hahiye koko hahiye cyane wowe uyu munsi urawuvugaho iki uyu munsi nubwo nibwo dusoje ubukerarugendo twe twagiyemo ariko tariki ya mbere kuri wowe ni umunsi umeze gute byahuye n'urugendo rwo kujya tujye kwishima tujye kurifreshinga kuri wowe bimeze gute murakoze cyane uyu munsi byanshimishije kubera ko byahuye no kuri iriya tariki ya mbere ukwakira itariki ya mbere ukwakira ifite ikintu kinini bivuze mu buzima bwacu abanyarwanda rero twarabihuje bigenda neza urugendo rwagenze neza kandi ibi byose impamvu byagenze neza no kubera amahoro n'umutekano dufite tudafite umutekano ntabwo ibi twabigeraho turashima Rwanda Safaris yatumye dutembera bamwe ntabwo twatinyaga kugenda mu bwato ariko twabugiyemo cyane cyane wowe cyane ngewe n'ubutaha nzajya mu mazi mbifashijwemo na Rwanda Safaris murakoze cyane njye nakubaza nk'akabazo kamwe byanga byakunda mu rugendo hari utuntu twinshi wagiyemo ubonamo ibihe bintu wabonye ukumva urishimye cyane kurusha ibindi bintu wenda wabone harakubirwa twagiyeho ikintu wavuga wenda ugiye kugenda ukabwira bose ze mu rugo haba hari ahantu kabisa iki kintu nabonye ntabwo nabibonye ahandi ngewe ibintu by'urugendo cyane simbimenyereye ariko uru rugendo rwanshimishije kubona abantu nkatwe b'abamama bakuru turi kumwe n'abana batoya tukisanzura buri wese agakora ibyo ashaka kandi ntitunarengere nk'abantu bakuru n'abagerageje gutana tukabacyaha ni ibintu byiza cyane ngiye byanshimishije sinabona uko mbivuga gusa n'ubutaha tuzagaruka kubashyigikira murumva ko ababyeyi bari kuvuga ngo tutabashyigikiye n'abundi babashyigikira bazakomeza kutuba iruhande inkende wazishimiye nazishimiye hari inkende bari kwita utuzina hari agakende waba wafashe akazina hariyo nuvaga ngo ni the boy the boy Wanda hari agakende ngo babonye kitwa the boy ubwo urumva yuko byanga byakunda mu bukerarugendo tuzatujyamo butaha bajya badushakira n'utwo dukende hahiye ko amazina inkende urumva gusanga ari ikimasa kiri kurisha mu kanya arabitwereka twabonye inkende twazihaye imineke twasangiye nazo muri Makenya ariko se haye ngo usangiye n'inkende ngo nawe ubu uri inkende ariko ntago ari byo ariko ngo twavuye kungujya ako kantu hari ikintu mwaba mukaziho ntago mbizi ngewe we nta kintu biziho nawe nta kintu biziho cyo nuko twaremwe mu ishusho y'Imana ibindi ubundi ariko se buriya ishusho ariko njyemba mbone ngo ujya hari n'utuntu tujya guhuza twebwe turi abantu murabizi ko ejo bundi bisi izina ingagi narabyumvise wowe uba kubwiye ngo itizina ingagi nk'ingagi z'igihugu ukuntu ubona zinjiriza u Rwanda ni nk'akazina wakwita ingagi bakubwiye nawe tanga akazina ku ingagi ngiyi wahita akahe kazina nahita gikundiro wahita gikundiro nahita amafra wowe wahita amafra bisobanura amafaranga ukunda amafaranga ariko byatari cyane amafaranga yubaha n'ubuzima amafaranga n'ubuzima hari abantu bajya bavuga ngo amafaranga ngo niryo joro nibyo se buriya ijoro rya mbere ni amafaranga mama zeboye ngo wapi mani mama zebo wapi amafaranga n'ubuzima ariko reka twubaha amafaranga niyo yatumye tunaza ahangaha amafaranga adahari sha wapi none se ndagira ngo mbabaze hari ibintu nkunda kubaza wenda nk'abantu tuba turi kumwe hano hari wenda amafaranga hari wenda no kuvuga ngo hari umuntu wenda we wiyumvamo ko tugiye kugwa aya mafaranga ugende wishime ku giti cyawe cyangwa ufate uyu muntu amafaranga turi wahaye mwishimane mu buryo butandukanye wafata iki nakwishimana n'abandi amafaranga bakagenda inshuti zubaho dushima n'abantu bagira inshuti bakabana nazo ibisubizo twabaye inshuti abantu bose bari muri no trip byagenze neza ugiye umuntu mufashe ijoro mukarara mutera story muganira byanga byakunda mutaha ndatekereza abantu bose bahuriyemo hano ntabwo bari basanzwe baziranye ariko bose twavayibinze ku mazi babirebaga byari urukundo ibintu binongera n'urukundo byanga byakunda hari ishusho yabyerekanye
ubumwe bw'abanyarwanda bukomeje guhabwa indi ntera, bikomeje kuzamuka. Turi kwanzika tunasoza, twagira ngo noneho mugire inama mutanga ku rubyiruko ndetse no ku babyeyi bazajya bashyigikira abana babo mu byo bakora. Murakoze cyane. Icyo nabwira urubyiruko ni ugukura amaboko mu mufuka tugakora. Nta kuryama, iki gihe ni ukwicara dutekereza, ni ukwicara utekereza akantu k'agashyi uzana muri sosiyete kinjiriza kandi kakwinjiriza, kakaninjiriza n'igihugu, kakaninjiriza n'abandi. Ni ukuvuga ngo ubwo bukerarugendo bwinjije, imodoka yinjize, natwe twinjije umunezero. Urubyiruko rw'iki gihe rero twese nitugira iyo viziyo yo gukora, iyo viziyo yo gushyiramo imbaraga, iyo viziyo yo kwicara dutekereza, ndumva n'ababyeyi nta kuntu bazananirwa kudushyigikira, kuko iyo ukora ikintu cyiza, burya umuntu ukora ikintu cyiza abantu barizana. Kandi noneho iki ngiki cyo gusabana gutya nta kuntu ababyeyi tutagishyigikira, kuko ari bwa bumwe wavuze, kuko ari rwa rukundo wavuze, kuko ari bwa busabane wavuze bw'abantu b'ingeri zose, kandi abantu bicara bagatekereza. Buriya tuba twagiye natwe kwiga, nk'ababyeyi natwe tuba twagiye kwiga. Ni ukuvuga ngo nta mpamvu yo kunanirwa gushyigikira urubyiruko, kubera yuko urubyiruko nizo mbaraga z'igihugu. Reka rero nk'urubyiruko tube imbaraga z'igihugu zubaka, zifite imbaraga zubaka buri umwe wese. Kandi dukomeze tugire wa muco wo gushyigikirana, dukomeze kugira wa muco wo kuvuga ngo umuntu niba afite igitekerezo tumugire inama, tumube hafi nk'ababyeyi. N'urubyiruko narwo kandi ntirwibagirwe ya piya navugaga, ntirwibagirwe bababyeyi babo ngo babasuzugure, babashyire inyuma ya rido ngo bariya nta kintu bazi, kuko nta muntu unanirwa kugira umusanzu we ku gitekerezo runaka. Ari ababyeyi, ibintu burya ni magirirane nk'uko abanyarwanda babivuze, ni ukuzuzanya, ni ugufatanya. Harimo burya icyo umuntu aba ashoboye n'undi adashoboye, hari umukuru icyo aba ashoboye akakubwira ati bino bimeze gutya, mukungurana inama. Abandi urubyiruko nabo mungana nabo bakakubwira bati bijyanye natwe na viziyo turabona byagenda gutya, kandi ibintu bikagenda neza. Ababyeyi rero dushyigikira abana bacu, urubyiruko narwo rukomeze rugende mu muco mwiza turutoza, rukomeze rugende mwiza mu muco mwiza igihugu cyacu kirutoza, twubahiriza twese gahunda imwe yo gukora neza kandi tugana kugera ku iterambere. Murakoze cyane. Murakoze. Iyi ni ivukatv. Murabona ko iyo tugize amahirwe yo guhura n'ababyeyi bakaduha icyo twakwita inama, kandi turi no kwinjoyinga, biba ari ikintu cyiza. Ababyeyi rero mukomeze kuba iruhande rw'abana banyu kugira ngo ejo heza ari mwe muhagiramo uruhare.